n'uburyo wafata neza ubuzima wirinda indwara ukoresheje inyunganiramirire zikozwe mu bimera zitari produits chimiques zisana amaserire atandukanye y'umubiri, serire zashaje zikavamo. Aka kanya muri Kunda Ubuzima Health Care twifuje kubaganirira kuri product yitwa Golden Haifa. Iyi product yitwa Golden Haifa ni nziza cyane akenshi na kenshi kuko iyo isana serire zigize prostate. Nkuko nakomeje kubabwira, prostate na agasabo gaherereye hafi y'uruhago gafite inshingano zo kohereza amatembabuzi. Nkuko musanzwe mubizi rero, prostate na agasabo gafite milimetero 40 kakagira garama 20, kandi ako gasabo iyo umuntu atagafite kadakora neza gashobora gukurura uburwayi bw'ubugumba ndetse akaba atanabyara. Rero hano muri Kunda Ubuzima Health Care twabagiriye muri kampani yitwa Fukanga ifite icyicaro igwanzu mu Bushinwa, ariyo ikora izi produits zitwa Golden Haifa. Iyi kampani yitwa Fukanga rero yabitekerejeho iza gusanga iyi Golden Haifa n'iyi reishi bishobora gutunganya prostate bigatuma igira imikorere myiza kugira ngo umuntu abashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Rero prostate igira ibimenyetso byinshi. Hariho nk'ikimenyetso cyo kumva uribwa mu kiziba cy'inda, ukumva mbese uraribwa, kumva uribwa umugongo wo hasi, wajya kwihagarika inkari zikaza zitinze, ukagira uburyaryate, ukagira uburibwe, ndetse ukanaribwa n'urutirigongo, ugatangira kwihagarika inkari z'umutuku. Bityo ibyo bigatuma imigendekere myiza ya prostate itaba neza nk'uko bigomba. Kandi prostate iyo ifite ikibazo, rimwe na rimwe n'imigendekere myiza yo gukora raporo sexuelle ntabwo ibaho, ahubwo ni kwa kundi uzakora raporo sexuelle ugatangira kugira ibibazo bya ejaculation precoce, n'igihe ubikoze ugakora nk'umunota umwe bikaba birarangiye. Kandi byibuze umugabo normal agomba gukora raporo sexuelle guhera ku masegonda 35 kugeza ku minota 44. Iyi revive kabusire rero ituma yihutisha igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ku bashakanye kugira ngo imibonano mpuzabitsina igende neza. Ikindi nanone cy'iyi revive by'umwihariko mu gufasha prostate gukora neza nuko ituma habaho gutembera k'umwuka mwiza wa oxygene. Ikindi by'umwihariko cy'iyi revive ku muntu wayikoresheje afite ikibazo cya prostate itaragera ku rwego rwa kanseri, ni nziza kuko yongera gutuma prostate regenera amaserire mashya, serire zashaje zikavamo, byo bigatuma prostate ikora neza. Nkuko nakomeje kubabwira rero, nakomeje kubabwira ko iyi revive iri kumwe na Golden Haifa, ikabiri kumwe na Corrective, ikabiri kumwe na reishi. Ibyo bituma prostate itabyimba, cyane cyane ko nka hano tubafitiye produit yitwa reishi na anti-fungus, na anti-douleur, na antibiotique, ndetse by'umwihariko na anti-inflammatoire. Iyi product na anti-tumeri ituma prostate ibasha gukora neza. Waba ufite ibice by'ibimwe byabyimbye, ni nziza kuko iyi produit yitwa reishi ikozwe mu bihumyo by'ubutuku bita champignon rouge, zifite ubushobozi bwo kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Kandi ashaka kubabwira yuko ku bantu bafite ikibazo kuri izi product za Fukanga cyangwa se n'izindi nyunganiramirire zitandukanye, izi product ntabwo zishobora kugira ikibazo. Umuntu ufite ikibazo cya hypertension ntabwo zishobora kumugiraho ikibazo, kuko akenshi na kenshi zifite uburyo zikura imyanda mu mubiri, bigatuma urwungano rw'amaraso byo bita circulation sanguine après respiratoire ikora neza, ubundi umubiri ugakora neza. Rero izi product nk'iyi revive, n'iyi reishi, n'iyi Corrective, n'iyi Golden Haifa nta handi wazisanga muri Kunda Ubuzima Health Care. Tukaguha inyunganiramirire zikozwe mu bimera zitari produits chimiques. Mboneyeho no kubabwira ibintu byangiza prostate nko kuba urwaye mburugu. Ikintu ni ikimenyetso gishobora gutuma prostate idakora neza. Ufite infection urinaire ni ikimenyetso gituma prostate idakora neza. Ufite infection prostatique, icyo nacyo ni ikimenyetso gituma prostate idakora neza. Urwaye syphilis nacyo ni ikimenyetso gituma prostate idakora neza. No kuba ukora imibonano mpuzabitsina gake cyane nabyo bituma prostate idakora neza,
ko akenshi na kenshi mu gihe umugabo ari gukora prosexuelle akejakira mu buryo bwiza bwemewe, icyo gihe bituma prostate iruhuka, noneho umwuka mwiza gusujena ugatambuka, ibyo bigatuma prostate ibasha gukora neza. Kandi by'umwihariko prostate nk'uko tubizi, prostate utayifite ntushobora kubyara umwana habe namba. Niyo mpamvu umugabo agomba kuba afite prostate nzima kugira ngo abashe gukora raporo sexuelle neza kandi abashe no kwibaruka umwana. Rero indwara ya prostate iza akenshi na kenshi itunguranye, hari gishobora kuba ugenda ariko utabizi ko uyirwaye. Ni ngombwa ko ugana muganga ufite ububasha akagusuzuma akareba ko prostate ari nzima kugira ngo abashe no kukugira inama z'uburyo ugomba kwisigasira ukayirinda. Prostate nayo ishobora kurwara kanseri. Kanseri ya prostate ni imwe muri kanseri zihitanye abagabo ku isi ya rurema, kuko abashakashatsi bagaragaza ko kanseri ya prostate iza ku mwanya wa 2 mu ndwara zica abagabo ku isi. Niyo mpamvu ukimara kumenya ko ufite ikibazo cya prostate, nyarukira ku ivuriro rikwegereye bagukorera consultation, bagusuzume, bakugira inama kandi baguhe na regime ugomba gukoresha. Hari ibyo umuntu urwaye prostate ashobora kwirinda kurya. Urugero, ashobora kwirinda amagi menshi, ashobora kwirinda kurya amafiriti menshi, ashobora kwirinda kujya ku izuba ryinshi, kuko uko umubiri ugenda ushyuha ni nako amaraso ayaga, ni nako seli zidakora neza, ibyo bigatuma prostate igira imikorere mibi. Kandi akirinda kurya ibiryo byatunganyirijwe mu nganda kugira ngo prostate ikore neza. Akirinda kunywa inzoga ndetse n'itabi, nabyo byangiza prostate. Ibyo ni ibintu ugomba kwirinda. Ibyo ugomba gukurikiza kugira ngo prostate imere neza: urye ibimera byiza bisukuye, ugomba kurya karoti mbisi ariko ukurikiyemo beta carotene yo kujya gutunga prostate. Ikindi by'umwihariko ugomba kurya amafi cyangwa se omega 3, ushakamo acide folique, ushakamo acide denurique ariyo omega 6, ifasha prostate gukora neza no gutunganya ibice by'umubiri gukora neza, nka insuline. Omega 3 ituma insuline ikora neza. Omega 3 ndetse karamforosa ubwonko, na cyane cyane ko buri omega 3 ifasha neurotransmitter gutanga amakuru kuri glande prostate, bigatuma prostate ikora neza, ndetse communication ya neurotransmitter na glande prostate bikagenda bigatuma ukora imibonano y'abashakanye neza. Ikindi ugomba kurya, umuntu ushaka kugira ngo yirinde uburwayi bwa prostate agomba kurya ibishyimbo. Ibishyimbo impamvu aba agomba kubirya nuko bakurikiyemo feri. Feri ni nziza cyane ku muntu ufite prostate kugira ngo ayiproteje ikore neza. Ibindi ugomba kurya urunyanya rubisi byibuze inyanya 3 mu cyumweru, ukaba ari ngombwa ko uzirya mbisi. Ikindi ugomba kurya imboga, harimo nka za epinari, ukurikiyemo vitamini E na potassium, ukurikiyemo zinc, ukurikiyemo fer, ukurikiyemo magnesium, ukurikiyemo vitamini C. Izo vitamini zose zituma umubiri ubasha gukora uturemangingo tugize prostate. Ikindi ugomba kurya n'umuneke. Buri umuneke nawe ufasha prostate gukora neza, kuko umuneke hari imyunyugugu ziba zirimo kugira ngo prostate ikore neza. Rero nta handi wasanga iyi nyunganiramirire yitwa Revive, wayisanga muri Kunduzima Health Care. Nta handi wasanga reishi kabusire, wayisanga muri Kunduzima Health Care. Iyi reishi ivura isesemi, irakaze cyane mu kuvura isesemi. Iyi reishi ivura igifu gifite amayiriseri, ni nziza cyane ku muntu wayikoresheje. Iyi reishi by'umwihariko ifasha no ku mpyiko, ivura infection urinaire. Iyi reishi ni nziza cyane, nta handi wayisanga muri Kunduzima Health Care. Kandi izi produit nkuko nzibabwiye uko ziri ukunguku, zizeye ku ruhando mpuzamahanga, zihaguzaniye n'ikigo FDA, Food and Drugs Administration, n'ikigo GMP, Good Manufacturing Practice, n'ikigo HALAL gishyizweho gusuzuma ibiribwa n'imiti ko biri harmful, bitashobora kwangiza ubuzima bwa muntu. Iyi reishi ni nziza cyane. Uyikeneye waduhamagara kuri 078 56 86 68 cyangwa 0783 65 515. Wasura urubuga rwacu rwa website
arirwo wa eshatu kundubuzima.rwa ugasura YouTube channel yacu ariyo Kundubuzima Health Care. Kundubuzima Health Care, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.